urumva ya nawe arabati ngo kuri APR ngo turakubonye ibiki nyuma y'uko itsinzwe yashaka kumvuga iki. Impamvu yabyo nuko mfite impapuro na tondetse rwose z'ibibazo bigiye bitandukanye tugiye gusubiriza abantu uyu munsi wa none ku kibazo cya APR FC n'uburyo imeze uburyo ihagaze kuri izo ngingo zose twavuze. Reba n'amakipe yatoje amenshi ari mu Barabu. Urakoze cyane nicyo nashakaga ngo tuganishe. Urumva amenshi ari mu Barabu kandi noneho ikintu tuzi ku mupira w'Abarabu cyangwa ishusho twawubonye n'umupira wo hasi utembera. Ibihe byiza mwese inshuti bakunze ibiganiro bya Talent TV show, murabizi neza ko ni byinshi tuganira cyane cyane twibanda ku makuru mashya ikipe ya APR FC igenda igaragaza itangaza, kandi murabizi ko niho hambere tutangaza ibishya. Murabizi neza ko amatransfer yose ni hano yanyuze hambere. Ntekereza ko tubaye ibirukuri uyu munsi rero, ntekereza ko turi buze kurebera hamwe intego za APR FC nyuma yo kuba zanyabataka bagera kuri batatu mu busatirizi ese ifite ahazaza heza. Turabona hari igihari iri gutegura uyu munsi rero. Ikaze mwese abakurikiye Talent TV show, mwabibonye ko amashusho aragaragara neza kandi ibintu twabasezeranyije ko tuzagerageza gukora. Ibyo rero biri mu bushake bwanyu, uko mukomeza kudushyigikira niko tugenda dukora byinshi birushijeho, kandi no mu bihe biri imbere biranashoboka ko byinshi kuri APR FC twazajya tubigeraho tukabyegera noneho tukabibaha tubyegereye. Ikaze rero mwese. Hanyuma muramubona imbere yanyu, muramubona rwose CEO Talent TV show hari imbere yanyu, ibintu bimeze neza, ubuzima buraryoshye kuri we. Black and white, ibintu bimeze neza. Umeze neza bwana boss CEO Talent TV show? Meze neza cyane. Ku bantu mumbonye bwa mbere, nitwa Janvier Mukama nk'ibisanzwe. Twe dusanzwe tubana mu buryo bwa audio visual, ubwo niko nabyita, twakoresheje ifoto. Ariko uyu munsi twafashe umwanzuro kugira ngo tubahereze ikiganiro cya video n'abatatuzi batumenye. Nitwa Janvier Mukama. Tugiye kugaruka ku makuru ari muri APR Football Club nk'uko muri introduction bababwiye. Tugiye kugaruka kuri APR Football Club maze gusinyisha barutayizamu batatu. Bisa naho bigaragara ko ari cyo kintu yari irwaye cyane. Ikaba yarasinyisha abakinnyi batatu Bagande babiri ndetse n'umuburukinabe. Turaza kubigarukaho byose tubirebera hamwe. Mu ijambo gato, ubu ngubu turibaza aba bakunzi ba APR FC byanga byakunda kameme baribaza bati APR FC iri gukina iki? Nizere kubisobanukirwa. Umufootballera aka kanya yego wenda bashobora kuvuga ngo ndihuse cyane kuko mu rurimi rw'icyongereza niho bishobora koroha. Babajije bati which formation does APR played when we are on pitch? Birikumvikana APR Football Club kwiza kuno munota biragoye kuyireba ngo sobanure ngiri gukina ibintu bimeze gutya. Ni ibintu bigoranye cyane kubona. Nacyo ngira ngo ubuyobozi bwa APR Football Club bugomba kwitaho cyane mu gufata decision niba batandukana na Darikonovic. Ari nabyo tugiye kugarukaho nabyo mu ngingo yacu, ko ni ingingo ebyiri barutayizamu yaguze ndetse n'ingingo irebana n'umutoza ndetse n'abarimo baravugwa. Turabigarukaho n'ibyo tugiye kugarukaho twibanda no kuri icyo cyo kuri Darikonovic. Ubona ngo style ya APR Football Club, style de jeu yayo ni iyihe? This time ubona twateguye uyu munsi nibyo twabateguriye rwose abantu bagiye kuri ibyo tugiye kuba tugarukaho. So ngira ngo ntago tuza gutinda turaza gutangira muri ubu buryo. Ngira ngo Abla turi kumwe, nubwo mutari kumubona kuri kamera ariko turi kumwe. Equipe ya APR Football Club itangira, abantu bari biteze ibintu byinshi cyane. Ko ni equipe yitabiriye isoko mu kwezi kwa gatandatu. Muri summer signings bazanye harimo Mamadusi, Lamine Ba, Dauda, Arin Suwane, bavana Kagege muri Marine, bavana Ombuguniko Bamborenga bagendaga, bazana bari Chimondi Ramte. Hazamo ikintu cyitwa impinduka ko abantu benshi bari babyiteze na cyane ko
hari habanje kuza amakuru avuga ko abakinnyi bari baraguzwe muri sezo ya 2023 na 2024 ntabwo bari baguzwe na komite ya APR Football Club yari iriho. Gusa bitandukanye n'ibyo mwabonye igihe bakimenyi bavagamo baruko. Ibyo ni ibintu bitandukanye cyane, ibintu bitandukanye kuko ikipe yafashe umwanzuro yo abakinnyi 16 icyo gihe. Ariko this time babikoze ari projet. Byari ugutandukana bamwe ngira ngo kuba usanzwe ukurikira Talent TV show ndetse akanakurikira ibiganiro tugenda tubagezaho, twagiye tumubwira kenshi projet ya APR Football Club ifite. Nubwo this time bisa nari ibintu biri gufeiringa niko nabyita, abantu bamba bari kubivuga gutyo ndabizi ko hari abantu tuza guhuza kuri icyo kintu. Ni ibintu bigaragara itangiriro riragora, umuntu umupira arawubona hari ukugorana mu itangiriro, ariko hari no kugorana mu kintu kijyanye n'abantu bari gutangiza ibyo bintu. Abantu benshi uretse gato, abantu benshi ba APR Football Club yakoze impinduka, sibyo? Itandukana na Thierry Christophe Roger, aragenda yari umutoza twaye igikombe cya shampiyona datsinzwe ibyibuke, ariko wibuke ni umugabo wagiye abafana ba APR Football Club bamuhaze banyihangane kuvuga kuri icyo kintu. Bagiye kubivuga mw'ubwo buryo ngimpaka, impamvu ngimpaka nuko byanga byakunda ntago projet ya Darkonovic na projet ya Christian Roger zihuye, ntago ari ibintu bihura. Nicyo kintu ndi kuganishaho. N'umugabo we yatwaye igikombe cya shampiyona adatsinzwe, unarebye kontara yari yahawe muri equipe ya APR Football Club. Ni kontara ubona ko nyine atari itagamije ikintu cya projet. Ko umutoza naza agasinya contract y'umwaka umwe, still bihita bigaragara equipe ubundi biriya bintu byabaye APR Football Club ari kugira ngo imwifashishe yifashishe nyine projet, kuko APR yari yakubise ku muntu witwa Foray Benge, abizi ikibazo cyabaye cya Ruvumbu. Icyo gihe bita bigira ibintu byinshi byica, hari abatoza benshi bari bavuzwe babahanga muri karere, ariko APR Football Club bitewe nuko yagiye ku isoko itinze biza kwanga idifata Froger utandukanye na Etasola 7. Ibyo ngibyo ni ibintu bitandukanye na Darkonovic kuri Froger. Ubwo nicyo cyo kwerekeza ahubwo already twese twinjira ku ngingo y'umutoza. Mbere yuko tunayinjiramo ingingo y'umutoza barabyumva, ntago ndi ku mashusho ntago bari kumbona, ariko impamvu yabyo nuko mfite impapuro na tondetse rwose z'ibibazo bigiye bitandukanye tugiye gusubiriza abantu uyu munsi wa none ku kibazo cya APR FC n'uburyo imeze uburyo ihagaze kuri izo ngingo zose twavuze. Reka tutangire muri ubu buryo. Mu mpapuro nakusanyije ndagira ngo duhere kuri APR FC uyu munsi iri gukina formation ya kangahe mu kibuga. Ni ikibazo cya mbere aka kanya, ubwo ndahita mbijyana na style n'ubundi turacyari kuri Darkonovic, nicyo kintu ndi guhita mbihuza nabyo system y'iki. Aka kanya ubundi tuzi ko APR Football Club abantu babyange babyemere, umuntu wagiye ayikurikira hari kimwe mu bintu byagiye biranga. Ubona abantu benshi bari bazi ko APR Football Club ntago ari ikipe muzakina ngikurusha umupira hagati mu kibuga. Oya, ni ibintu tigeze bibaho. APR Football Club yakinaga umupira, ubundi yakinaga umupira nk'uw'Abadage. Uragenda ubisubiza byaterwaga n'iki? Icyo gihe hari uburyo bubamo nanone kubaho equipe idafite structure yayo, buri sezaraza umutoza mushya yaplika ibintu bye biranze, baramwirukanye haje undi nano n'ababakinye bese bangira bajya muri bya bindi bya mutoza mushyashya nawe. Nibwo haje undi naye hazamo ibindi bintu bishya. Icyo gihe n'ubundi bita bigaragara ku rwego rwa club ko bigaragara ko equipe ubundi za hano mu Rwanda abantu batwihanganiye, abantu baraza kunyihangana kubivuga muri ubu buryo, biragoye kugira ngo tuzamenye ngo amakipe yo mu Rwanda kiniki. Aho turahuza ingingo pe. Biragoye ko nta sporting director nta technical director bagira ngo byibura amenye ngo equipe yacu igomba karica yacu igomba kubingi. Muri make tubasobanuriye ni nko kuvuga ngo uzanye umutoza, hanyuma uwo mutoza agiye gutoza abakinnyi, yaragiye arabazanye bose bahuriye hamwe, arangije abashyize mu kibuga, ikipe ya mbere n'iya kabiri barakina. Ni nk'ibyo ngibyo niyo mpamvu nkubwira ngo impamvu nk'ibyo ngibyo usanga ijyabaye ikibazo mu Rwanda. Nta filosofa amakipe yacu agira. Yes, urakoze cyane. Ugarutse ku kintu mu makipe yacu nta filosofa agira. Hanyuma duhite twinjira ku mutoza. Umutoza duheraho ni Thierry Froger. Yarafitiye filosofi. Thierry Froger gereranyije ntugire ngo ntihari n'ubundi byaragaragaraga.
style umuntu wese uza mu gutoza APR arabizi neza abaje gutoza abakinnyi beza sibyo bintora abaje cyane cyane bano batozaga ariko abakinnyi b'abanyarwanda ko yazaga azi neza ngo ni wa munyarwanda mwiza uri muri ligue ari muri APR. Projet yaje bigaragara ko arashaka applica ibintu byo gukina possession ku ruhande rwa equipe APR, ariko ya possession arayikina cyangwa ubwo ndavuga umupira wo guhererekanya arayikina cya cyo tugira muri Afrika bitari mu Rwanda gusa. Abo bakinnyi bari ready yo gukina ibyo bintu. Ubwo icyambere cyamugoraga n'abakinnyi. Icya kabiri mbere na mbere gusanga equipe nta philosophy igira. Ubwo ni ibyamugoye muri philosophy. Ni ibintu byamugoye. Yego cya gatatu kiranahari nacyo n'ikibura ndakunganira. Uranyunganira. Ikindi cya gatatu reka nkivuge wenda ni ibibuga byo mu Rwanda. Icyo ngicyo nagakwiye kumva ko atari n'ikibazo ngo yene ikibuga cyabaye ikibazo, ahubwo igihe. Okay, urakoze cyane. Ibyo ni ibintu bine nashakaga. Igihe cyo gutegura bya bintu bye yaragihawe. Oya. Ase yaragikwiriye se. Mbona ko byanga byakunda nta mutoza utagikwiye. Bose bakinaga gipira ndaguteye. Ko buri mutoza wese akenera igihe kugira ngo ategure. Abantu baraza kwihangana turaza gutinda. Nubwo turi buze gutinda cyane. Ariko this time turavugiramo ibintu by'ingenzi. At this time APR Football Club ubwo ngiye mitengaruka kuri Darikonovic. Yego niwe tugiye we turebe philosophe afite noneho. N'umugabo Darikonovic n'umugabo wasinyijwe na APR Football Club amasezerano y'imyaka 3 bwa mbere mu mateka. Ni umutoza wa mbere usinya amasezerano igihe kirekire muri equipe ya APR Football Club. Nadira abafana ba APR baririmba ngagaruke. Era si imyaka 2. Baramuririmba ngo nagaruke. Sibyo? APR Football Club ijya gusubira kuri gahunda yo kongera gukinisha abakinnyi ba étranger cyangwa se abakinnyi b'abanyamahanga. Target ntabwo ari champion wo mu Rwanda. Nta nubwo ari igikombe cy'amahoro, nta nubwo ari igikombe cy'intwari, ntabwo ari igikombe cy'iki oya. Target yari gukina Champions League. Niyo target hari muri equipe ya APR Football Club. Sasa mukuzana Darikonovic ni umugabo waje gahunda ari gukora ya equipe ya APR Football Club izaba iri competitive ku mugabane wa Afurika. Ngira ngo APR yabikoze mu gihe gukora izo signings bazana ba Dauda abakinnyi bakiri bato bitandukanye n'ibyo bari bakoze ku ngoma ya Foroje, bazana ba Shibub Bambao yaravuye muri Krizikun yo muri Kazakhstan ngira ngo muri Enyimba, bazanye babande ba Benjamin bari bavuye muri Al Hilal umudromani batandukanye nazo. Ntunganiyeho gato bya mbere itandukaniro ririmo hagati mbere bazanye abakinnyi beza sibyo bakuze bazi icyo bagiye gukora, hanyuma bwa kabiri bazanye umutoza noneho abakinnyi baje ku bwa Foroje. Impamvu ubwa ngo Foroje ubundi ntago bamuza ntago yari umutoje gukora Foroje. Bazanye produit fini. Yego bazanye produit fini. Ariko ku ngoma Darikonovic ko na chairman wari uri icyo gihe bwana Ritade Colonel Richard Karasira niba bimuze nayi munyanganire Colonel Ritade Richard Karasira. Yavuze ko bazanye ikipe y'abakinnyi bakiri bato ariko bategurira projet kugira gute kuba babandi beza ku mugabane wa Afurika mu myaka 5 iri imbere. Yego mubyibuke icyo gihe ukuntu byagenze. Yabivuze bwo bari nibyo yabivuze mu kiganiro itangazamakuru cyangwa ni ku bwa mbere yabafu kuri Bambawoma. Ni kuri Bambawoma ko yaravuze ati tugiye gutusinyisha abakinnyi kugira ngo tubanze turebe duse n'abantu biyibutsa ariko uko tuzakina nuko abakinnyi bazagenda nicyo kizatuma tubona abandi dukeneye kongeramo ngo nabangaba. Darikonovic aza ari umutoza uje gukora projet izaba successful mu myaka 5. Abantu icyo kintu bakimenye ko ntago uzumva umuntu kuganiriza iki kintu ngakikubwire. Yari projet izaba successful mu myaka 5. Bakabara ngo Suwane ufite imyaka 23 sibyo? Suwane ufite imyaka 23 mu defenseur turi gutagetinga ko ku myaka 26 n'irindwi cyangwa 25
uzaba wamaze kwera, wamaze kugera experience yo mu mikino nyafurika dushaka kugera kuri ya level twahozeho, sibyo? Baravuga bati Dauda Yusuf wari best player muri shampiyona ya Ghana ndetse no mu ikipe ya Samartex yo muri Ghana n'undi yatwaye shampiyona. Yego, ibyo biba bishatse kuvuga ko ufite ahazaza heza. Baravuga bati Dauda niwe ugomba kuba umukaseri, ukaza ugatangira kuba witoza gukora mu ngata za Tadeyo Ruwanga. Noneho biza no kurangira Tadeyo Ruwanga yicajwe na Dauda, kubera ko Dauda ari ku rwego rurenze urwa Tadeyo. Iyo ni umukinnyi wo muri Pro. Dauda ni imyaka ingahe? 22 niba atari 23 nawe. APR arebera avuga iti dufite rutayizamu Victor Mbamachukwemeka arimo arasaza, tugomba kuzana rutayizamu imyaka 24 hafi, warige arenda uyu mwaka ngira ngaruza imyaka 25. Mamadusi bano bajya bajyana ngo umukinnyi mutoya, baramuzana nka rutayizamu nimero 9 ukiri muto. Bazana Lamine Ba umusimbura Sharaf Eldin Shibub wari uvuye muri ekipe y'igihugu ya Mali, yari igiye gukina imikino Olympique yabereye mu gihugu cy'Ubufaransa. Ariko kubera ibyangombwa bituma atagenda, yari avuye muri ekipe ya Olympique d'Obecha, ubu ngubu biri gukinamo Ishimwe Anseti, sibyo? Bazana Kagege Byiringiro Gilbert, urumva Byiringiro Gilbert aza ari umusimbura wa Ombolenga Fitina. Byari byagorangira ngo byapfuye ari uko ari abapampe, niyo makuru ariko genda ajya hanze ngo bashatse kumwongera abasezerana abapampe, baravuga ati kuri aya ngaya bari bugora duha aya ngaya barangira. Ombolenga byanze nk'umukinnyi mukuru, APR Football Club ifata decision yo guhanga atandukana nayo. Murabizi byabaye ku bintu bijyanye n'abapampe. Yego rwose. Ubwo ndi kukubwira abo bakinnyi bose nkubwiye iyo nyine yari nta n'umwe uri hejuru y'imyaka 25 abo ngabo. Yari ya projet izaba successful, ubwo baje bahasanga ba Kirema bakiri bato, ba Baka bakiri bato, ba Ruboneka bakiri bato, ba Gilbert batarakura cyane ko Gilbert we ni amaze gukura. Gilbert ubu ngubu baruzi imyaka 31 mu mwaka. Abantu bashobora kugira ngo nawe mu myaka 25 aruza 31 mu mwaka. Ubwo haza batuguma barahari, ndetse ubona ko Darikonovic nubwo biri kwanga mu kibuga rezita ntizishimisha abafana, urabona ko ari abakinnyi amaze kuzamurira urwego. Hanyuma tuvuze ibyo byose bwari mu buryo bwo kubaka projet munsi itaraba successful, tutaranaganiraho, reka tube tuyihagarikiye aho. Ariko se noneho reka turebe dukurikije ibyo twabonye muri iyo projet, Darikonovic ni umuntu wohe ufite iyihe system akina? Ndagufasha ho gato, ndagufasha nkunyurire mu equipe yanyuzemo. Iki kintu ngiye kugarukaho, ntago naringiye kuvuga ngo wenda nze kuyagarukamo yose. Oya si yose, hatanu meza. Reba hafi aho ikipe iheruka gutoza. Yego, aheruka ngira ngo niba wibuka Monastir yasezereye APR ku makosa ya Adiri muri Tunisia. Ikipe akajya kuyidefanda we kuyataka, abakinnyi bashaka kuyataka. Baye muri kwa APR yari itsinze igitego kimwe hano ihuye cyatsinzwe na Mugunga. Murabyibuka? Yego. Iyo Monastir ari gutozwa na Darikonovic. Si icyo noneho ngewe nshaka ko ikintu nshatse kuvuga, Darikonovic nureba n'amakipe yatoje, wenda wowe ramfasha uri kubyitaho cyane. Nureba n'amakipe yatoje, amenshi ari mu Barabu. Urakoze cyane, nicyo nashakaga ngo tuganishe. Urumva amenshi ari mu Barabu. Kandi noneho ikintu tuzi ku mupira w'Abarabu cyangwa ishusho twawubonye, ni umupira wo hasi utembera. Dore nk'urugero, niba ugerageje yatoje ikipe y'igihugu ya Libya, yatoje ikipe yatwaye rega umenye ko wenda nkungana aho ngaho umenye ko iyo Libya yatoje icyo gihe ari yatwaye cana yitoza. Yego, urakoze cyane. Kandi twibuka umukino bakina no hasi, ndakomeza ko insist Abarabu bose ariko bakina umupira wo hasi. Yego, hari Esperance Setif, n'ikipe nziza. Attente Setif yo muri Algeria, Agre Esperance. Hanyuma hari US Monastir kamera muri Tunisia. Hari Al Buklay yaravuyemo niyo muri Saudi Arabia mu gice cya kabiri. Impamvu wenda nyivugeho, impamvu bakomeza kunyura muri aya ma equipe nuko hari urugero rwihariye rw'imikinire ye. Iyi mikinire ntabwo yakoroheye aka kanya bari abo muri West, aka kanya Afrika ye West, aka kanya kintu gihari. Iyo urebye umukino wa Darikonovic kajya kuanaliza, wenda dusoza no kuri ingingo mita nkubwira n'abatoza wenda
bari kuvuga ko bashobora gusimbura Darikonovic uri kuvugwa mu kwirukana. Akandi Darikonovic iyo unarebye umupira akina ntabwo ari umupira uvuga ngo ni igipira ndaguteye, arashaka bakine, sibyo? arashaka kubaka bakine. Ariko tugorwa n'ikintu kimwe, aba bakinnyi bacu barumva ibyo umutoza ari kubashyiramo. Mbere habanje kuza ikibazo uyangara wenda duse n'abatevya, ari akantu kare ejo bundi abakunzi ba Periko twigeze kuganira, baravuga bati Teritimana ibyo Darikonovic ari kumubwira ngo abwira abakinnyi b'Abanyarwanda nabize benshi amashuri yacu ntabwo aba ari menshi cyane, yego baza gushwana bako ibyo Darikonovic abwira Teritimana angabwira abakinnyi ntabwo ari byo ageza ku bakinnyi, you know. So ibyo ngibyo rero bituma Teritimana ava muri staff yavuyemo, Darikonovic bamuneza ibintu bya. Ariko this time ari gukina ukabibona ko ari gukina, ariko bya pera umupira iri gukina ni umupira wa Foroje, yego yakinaga n'ubundi ku bwa Foroje, yego nta mpinduka zihari. Ntabwo uri kubona APR Football Club yandi vango noneho turahura n'amagara tuyakubite 5 nk'ibyari bimenyerewe, tuyakubite 6 ubone APR Football Club iri gukina urusha umuntu ni iraramuka. Nyemerera noneho ibindi byose tuze kubihuriza hamwe mu kintu cyo tureba ese aba bakinnyi bongewemo mu mukino wuhe APR FC kina. Reka mu masegonda make dufata akaruhuko gato, mu kanya tugaruke tubigarukaho neza. Nibyo koko nkuko twabivugaga, twari dufasha akaruhuko gato cyane kugira ngo tunakomeze ku ngingo yacu ya kabiri z'amapro, noneho tuzugure neza. Uyu munsi wa none yo tugiye kureba ikibuga tubonamo abakinnyi 11. Abo bakinnyi 11 bisaba ngo bose baba bahuriza ku kintu kimwe bumva neza, nacyo bahabwa na wa mukinnyi wa 12 ari we mutoza, bahabwa nawe wababwiye uti ahangaha niho munyura mutsinda igitego, ndetse n'umukinnyi akamenya mugenzi we ngo asaba ate cyangwa ari he kugira ngo nze kumuha umupira atsinde. Ibyo ni ibintu bigusaba kwandika cyangwa se kubara uko bimeze kugira ngo umenye ese nkeneye nde kugira ngo yunganire wa wundi nari mfite. Ese mfite Ruboneka ubasha kwiruka, noneho ndongeramo nde, mfite Gilbert ubasha kwiruka, noneho undi nkeneye uri buze kumwunganira ninde, afitiye karete. Uyu munsi wa none rero turabihuza nabyo na proje, noneho turabihuza n'inyandiko za proje ziba zihari, ziba zateguwe Darikonovic arimo. Uyu munsi rero ibyo ngibyo byose turabihuza n'aba bakinnyi bari kugenda bongerwamo. Hari APR FC twabonaga yaburaga iki ku buryo uyu munsi wa none yajya ku isoko? Mbere na mbere n'ubundi kimwe mu bintu byajyanye ku isoko ko yagiyeho muri ukwezi kwa mbere muri indo yitabiriye isoko. APR Football Club na ekipe imaze gutsinda ibitego 18 mu mikino 15 ya shampiyona. Kuri ekipe nka APR Football Club yagiye ku isoko ikagura rutahizamu, ikagura abawinga abakunzi ba APR bita babaswa, ubwo ni Chidiebere ndetse na Godin Odibo, ariko ntago tuzi neza kuko niba ari abaswa kuko ntago tujye tubabona bahabwa umwanya uhagije. Ariko ubwo impamvu nyine batahabwa umwanya uhagije, mutoza niwe ubibona mu myitozo, abari bahari barusha gukora. Igura rutahizamu ifite undi wari uri top scorer sezi yabanje, nuko yabonaga hari ibyo atabaha. Yego. So kuva isezo yatangira ngira ngo nakubwira imikino APR Football Club yatsinze ibitego byinshi. Game ya Mukura ibitego 4 mu mukino umwe, 4 kuri 2. Pyramide yabatsinze 1 kubusa, sibyo? Ari ubwo Mukura ni 4 kuri 2 cyangwa ni 3-2? Ni 4 kuri 2. Irimo igitego cya Baka, icya Clement, Sene cyane icya Sene, ikindi se ni cya Muzungu. Muzungu yatsinze igitego. Niyo yatsinze icya mbere. Ndavyibutse ibitego 4. Ikintu kigaragara APR ntabwo iri gutsinda, kandi umufana akeneye ikipe scoringa, umuyobozi akeneye ikipe scoringa. Ekipe ya APR Football Club na ekipe yagakwiye kuba wenda ari ekipe izwiho wenda
yego none ntabwo yinjijwe byinshi ko yinjijwe 8 muri 18 yatsinze muri shampiyona izwi imitego 10 ubwo byabaye 9 kuko yinjijwe igitego kuri match y'amagaju ubwo hagati aho APR yari ikeneye yinjije 18 hanyuma yinjijwe 9 yego ndabyumva hanyuma se uvuga ko ari biki ushingiye kuki ibitego 18 mbere na mbere iyo urebye ibyo bitego 18 urareba ugasanga ntabwo ari ibitego ubundi biguhereza igikombe ureba uga bati okay nk'ubu ngubu kimwe mu bintu biri kugaragara none Fazari kimwe mu bintu biri kugaragara none aha abantu banyihanganire kimwe mu bintu biri kugaragara Rayon Sport bahanganye izigamye ibitego 19 turebere muri make imaze gutsinda ibitego bingahe Rayon Sport ibintu byacu kwibona hano biba bise bigoye kubona data ariko Rayon Sport imaze gutsinda ibitego byinshi kurusha ikipe ya APR Football Club ariko se turebe Rayon Sport muribuka ko yamaze imikino 11 itinjizwa igitego ibyo birumvikana niba itari imikino 8 niba twibuka neza ekipe ya Diro yamaze imikino 50 yose idatsindwa ariko ibyo ntibyayihesheje itike ijya mu matsinda ya Champions League sinzi icyo no kubera iki nuko yubatse nyine icyo kintu cyo gutsinda ariko menya ngo uri gutsinda abandi uyu munsi wa none impamvu navuga ko ibitego bitarumbutse nuko APRFC ntago yari kiri ya kipe bavuga ngo Gilbert wakiruka ariko ukabitsinda ntago ari ikiri ya kipe bavuga ngo Baka wakiruka ariko ukabitsinda reba ikintu gihari ni kipe ishaka ngo cya kintu ari kumbaza sibyo yubatse ifite ibyo yubatse ndagira ngo noneho turebere cya kintu ari kumbaza izo statistics zibitego yego Rayon Sport itsinze ibitego 25 kuva mu mikino 15 ya shampiyona itsinze ibitego 25 yinjizwa ibitego 6 byonyine izigamye ibitego bingahe 19 APR ikurikiye Rayon Sport yinjije ibitego 18 yinjizwa still na ibitego 8 anga ntabwo biri updated kuko Rayon anga biraza kuva Rayon Sport ngira ngo yari ryatsinzwe kuri Mukura 2-1 APR agitsinzwe n'amagaju ubwo izigamye ibitego 9 APR Football Club sibyo so ikintu gihari rero ikintu gikubwira ko APR Football Club n'ubundi guscoringa byabaye ikibazo abantu baraza kwihangana abantu batari kubona ndi kuraba muri kamera ni data ndi kubahereza ibyo ikintu iyo urebye mu ba top scorers ba shampiyona ku munsi wa 15 uva ku wa mbere ukarinda ugera ku wa 10 utarabona mu mukinnyi wa APR sibyo iyo APR ni ikipe yari ifite top scorer last season ari byo bihita bituma APR Football Club ijya ku isoko rya rutayizamu ndetse n'abandi bakinnyi bataka ubwo twese tubyinjiramo reka duhite twihuta mu bakinnyi guze none na proje sasa yaguze Hakimu Kiwanuka sibyo yabaye announced na APR Football Club sibyo uyu Hakimu Kiwanuka yaramaze gutsinda ibitego 5 muri Uganda Premier League ikini ikipe ya Sport Club Villa igura Dennis Omedi watsinze igitego cyabaye icya gatatu mu bitego byiza bya FIFA ariko ibyo byo ariko mu mikino 11 yarukaga gukina yatsinzemo igitego kimwe ariko muri iyo mikino 11 no gutsinda gutyo buri mu mikino ya shampiyona barako yakinye ko yavuzwe mu matransfer yo muri Singapore avuga ku mugabane w'Uburayi igihe aje n'ibyo bintu bihagaze n'ibyo bintu tuvuga ngo biracururutse agira ikibazo cy'imvune sibyo imvune yatumye amara hafi kwezi adakina kongera ngo yagarutse kuri game equipe yagarutse ku mukino equipe ya APR Football Club equipe ya Kitara yakinyemo na Wakiso Giants bangaje ubusa kosa bombe na kiyano ku mukino wa nyuma bakinye Kitara yahuye na Sport Club Villa zo
kitara itsinda Sport Club Villa kiwanuka igitego kimwe ku busa nubwo cyatsinzwe na Rogers Mugisha ngira ngo. Ariko ntago ari icyo ngicyo wenda ngamije kuvuga ngo ntabwo bitwaraga neza ugeranyije n'abahari. Gilbert so mu Kinyapere Football Club igenderaho yego cyane umuwinga atsinze igitego kimwe cya penalty yatsinze kuri match ya Musanze 15. Sibyo igitego kimwe wa mwiza waguhesha ntabwo ari wa umuntu wakitega ibitego 15 muri season. Mamadou Sy nimero 9 afite ibitego 2 muri champion bya penalty byateye kuri match imwe ya Vision. Ese tugumanya ngagize nk'ibitego 4 niba atari 3 nawe. The same na Lamine Ba ni 4. Baka ni 2 kwikije n'igihe yakiniye. Iminota yagiye akina. Cyangwa ni nawo na Kerem ufite nka 3 niba atari 2. Na Suwane ntago ari abakinnyi benshi bapira amaze gutsinda ibitego byinshi. So niyo mpamvu yitabira isoko. Uyu nguyu wenda Djibril Ouattara uyu mu Burkinabe nimero 9 bazanye kuko abo bose yaba Denis Omedi na Hikiwanuka n'abakinnyi bashobora gukina nk'abawinga. Cyane ko nacyo kibazo APR Football Club yari ifite. Ukiraho none ndagira ngo turebe ese ibisubizo by'izi mpande za APR FC byaba bibonetse dukurikije ibihari rezita z'abakinnyi bahari n'abaje. Urumva abaje ni Kiwanuka na Omedi ndi kuvuga. Biragaragara ko byibura abaje barusha urwego abakinnyi bari muri APR b'abawinga kugeza ko no munota. Uyu munsi wa none ntabwo twahita baragutyo kuko twabonye ko na Mamadou Sy waje tubona ari ku rwego rurenzo rwa Mbawoma we noneho byarushijeho gukomera ko ntiyatsinze nk'ibyo Mbawoma noneho yatsinda. Niyo mpamvu rero bazanye n'uyu nguyu witwa Cheikh Djibril Ouattara. Uyu mugabo avuye muri Olympique Safi yo muri Maroc nyabone yarahakiniye ngira ngo banze ndebe neza. Yego niho yarari muri Maroc. Muri Olympique Safi yayikiniye imikino bashyizeho igitutu. Ikipe bashyizeho igitutu ni JS Kabylie. Ko ndagira ngo nkubwire ahantu yagiye atsinda ibitego byinshi. Uyu Djibril Ouattara yakiniye muri RS Berkane kuva 2018 kugera mu mwaka wa 2024. Sibyo? Ngo ni yagiye Caps 32 atsindamo ibitego 6. Sibyo? Muri ekipe ya Olympique Safi nibyo bayita Olympique Club Safi yo muri Maroc. Ariko kuntu yagiyemo kuntizanyo hagati ya 2021 na 2022 nibe zindi kubwira statistique iki kintu tutanatinze muri statistique nge sinzemera kuko hari benshi twabonye baje bafite izo statistique. Ari umukunzi wa APR Football Club akenshi turagana iyo nakoze nk'ikiganiro muri commentaire ndamubona Nyange ntabwo ni kwizina rye neza hanga ati mumbwe n'ibintu by'imibare yo mukino nanyize ngo bivanire mu nzira rimwe. Ari muri Berkane yatijwe muri Olympique Club de Safi kunizanye. Yakinyije 23 atsinda ibitego 7 ngira ngo naho yagize saison nziza. 23 ibitego 7 ava muri Berkane ajya muri equipe ya Jeunesse Sportive de Kabylie cyangwa JS Kabylie. Yakinnye imikino 11 yonyine atsinda igitego kimwe. Akina equipe y'igihugu ya Burkina Faso kuva 2018 amaze kubonamo caps 15 amaze gutsinda ibitego 2. Akaba ari we Cheikh Djibril Ouattara kugeza kuri uyu munota. Iyo ni imibare ye. Hanyuma reka turebe noneho ku kantu gato kajyanye no kwisanga mu mikinire y'umutoza. One icyo kintu zimpamvu kugira ngo abe mwiza nuko aba yisanga mu by'abahari bakina. Urugero umwataka kugira ngo azatsinde ibitego byinshi nuko aba afite uwamuhaye iyo mipira. Icyo kintu sibyo ubundi mbere yo kukibaza kabama imipira tubona ko Lamine Ba ayitanga ikebore bayitsinda koko se niko bimeze ayitanga ikabura bayitsinda. Mamadou Sy uzakurikirane umukino wa APR Football Club Mahamadou Lamine Ba nta kintu abatakoze imipira ya supply nko mu mikino nk'itatu cyangwa 2 nka chance yaba yarafite kuri match ya Rayon Sport. Yego indi muri Stade Amahoro umuntu witwa Lamine Ba yakoze iyo bwabaga sibyo
nka clear pass. Mamadou kuri clear pass biragoye kuvuga ngo ni iyi ngiyi ko ntago action ndagusobanurira nka Mamadou ikibazo cyabayemo icyo gihe yarebuze uko ahagarara, sibyo kibyo ni ikibazo cyonyine kuri match ya Rayon Sports niba abantu barabikurikiye. Mamadou yarebuze ahagarara kugira aho bamwataka nimero 9, sibyo umuhereza baro aho kugira ngo ayikine muri surface akamanuka muri corner. Hari umuntu yigeze kuyikora kiri muto ibyo bintu, aho kugira ngo afata baro aho kugira ngo asatire uruga rw'amayina akajya muri corner, ariko byasaga naho ari ubwoba. Yego dukomeze. Mamadou yagize icyo kibazo cyo kutamenya ngo ndasabira he baro, sibyo ariko nanone nkaza kunenga Darikonovic. Wabonye Mamadou the way yakina mu ikipe y'igihugu ya Morotani ko bakina n'abataka babiri. Hoya bakina n'abataka babiri. Yego rwose. Sima bakina n'abataka babiri. Ariko Mamadou n'ubundi ibyo akina asimbuye. Niyo yabanjemo. Mamadou uziko muri campaign ya equipe nationale yakinnye umukino umwe gusa. Kamaze ngira uko nebene. Igihe cyose yakiniye. Sibyo? Agiye akina n'abataka babiri. Mamadou ni umukozi, ntago ari umufinisha. Ibyo ni ibintu abantu babona. Umuntu witwa Darikonovic ikintu umunenga aho atigeze akora no gutekereza uburyo aziza gukinisha aho Mamadou. Ntatekereze ngo ese Mbawoma agiye muri surface, sibyo bakataka abataka babiri. Bye n'ibyo kuza nyine batoza bakifatira amakipe hano bakapurika ibyo bashatse. Ntatekereze bakumva ko agomba gukina ibyo ari bubone. Gusa nta gihe na kimwe yagize cyo kugira ngo Mamadou na Victor Mbawoma igihe bari bahari neza, kuko igihe bari bahari yari muri izi campaign za Mapinduzi Cup, kandi wibuke Mapinduzi Cup ntabwo yizayikina. Mbawoma yarayikinye ku bwa Foroje, ntabwo ari ku bwa ahubwo Sekafa nyine. Ndavuga muri izi campaign z'iyi mikino bataratangira amashampiyona nibwo yari afite Mbawoma na Mamadou bose. Mbawoma yabaze igihe ari bazima, ahubwo uvuga ngo umwe yabaga ari bench agasimbura nicyo kintu gitekereza. Rega Mbawoma ejo bundi wibuke ko ni umukino abuze ejo bundi mu mikino yari ahari bari kumwe, ni iyi mikino yantoze ya campaign ya Champions League gusa. No muri shampiyona bara rega Mbawoma abuze ejo bundi kuri abo maze nk'imikino nk'itandatu. Yavunitse ku uwe mukino Mbawoma yavunitse ntago ndi kwibuka, ariko hari igihe ageza arabatunga akajya bumva abasimbuza, sibyo ibyo byose ntago yigeze abitekereza. Niyo mpamvu rero haje uyu nguyu Djibril Ouattara mukini wana Cups muri equipe y'igihugu ya Burkina Faso, yatakana na Bertrand Traoré ba Dango Ouattara muri Bournemouth, kugira ngo barebe. Ejo bundi hari akantu ejo bundi nakunze chairman yavuze tugana ku musozo. Baramajije ese ko abafana bigaragara ko batishimiye Darikonovic, urumva ubushobozi bwe mu kibuga. Sikono chairman Brigadier General de Rusangana yasubije yaraga ari kuganira n'ikinyamakuru Igihe, agati imikino nibwo tugisoza imikino ibanza, sibyo umva icyo kintu, nibwo tugisoza imikino ibanza. APR Football Club nabeshya abantu ko iyo kote yo ndayifitemo hano rwose, ntaza kubeshya abantu, ariko yavuze ko APR Football Club ifite abatekinisiye, sibyo abo batekinisiye rero kuba bahari muri APR bagomba kwicara bakareba niba koko, urumva dore ngiyi kote ngiyi, nibwo tukirangiza imikino ibanza ya shampiyona. APR ifite abatekinisiye nibo bazicara bakareba niba umutoza adafite ubushobozi cyangwa ikibazo niba ari abakinnyi badafite ubushobozi. Already ibi ni ibintu bica amarenga isaha n'isaha nko nabibwiye abantu. Darikonovic ashobora kwirukana muri APR Football Club isaha n'isaha, sibyo ariko ahangaha ntabwo bavuga ngo ikibazo cyabaye abakinnyi, kuko ntabwo bakirukana abakinnyi 26 basanzwe badafite ubushobozi. Ubwo rero bamutoza ko abakinnyi bari bafite bamarishije iki?
uyu munsi wa none dore ikintu turi kugana ku musozo. Uyu munsi wa none dore ikintu mbona ko benshi twirengagiza, niyo turi gusesengura twirengagiza. Ntabwo uyu munsi wa none wafata ibintu byose ngo bisenyere rimwe, ngo ugiye kubaka ibishya, kandi hari ibyari bisanzwe byubatswe. Ariko uyu munsi mbona muri projet zose zishoboka ugiye ukoramo kimwe kimwe. Uyu munsi wa none uguze inkweto imwe uyu munsi, ejo ukazagura indi, ejo bundi ukazagura indi, bishobora kutagutwara amafaranga nk'ayo byari kugutwara ubiguriye rimwe. Kimwe nuko mbega ni mu buryo bwo kugaragaza igitekerezo cyo gusova umutoza, kuko mbona ko abatoza bo mu Rwanda byanga byakunda ni ikibazo ku ruhande rumwe, ariko impande zose iyo tugiye kureba ngo ekipe yitwaye neza turazireba. Uyu munsi wa none nitujya kureba ibibera mu gutuma umuturage amera neza, amera neza nyine ava mu bukene, cyangwa se amera neza, icyo nshaka kuvuga sinzi niba mucyumva, binyura mu nzira nyinshi. Hakabaho projet yo kuvuga ngo amahoro, hakabaho ibyo kuvuga ngo ubufasha, hakabaho ibyo kuvuga ngo kujijuka, ibyo ni ibintu byinshi, uruhererekane rutuma umuturage amera neza. Hanyuma no mu mupira nawo rero nuko nguko, hari abakinnyi, hakaba umutoza, hakaba ibyo bakina, hakaba ubuyobozi, hakaba utegura, hakaba utoragura imipira, hakaba uwambika. Mbega izo ni ingeri nyinshi zituma cya kintu kiba kimwe kuko kigatanga umusaruro. Noneho twajya no mu kibuga, hakaba umudefanseri mwiza, hakaba uwataka mwiza, hakaba uzi kwiruka, hakaba uw'imyitwarire myiza, hakaba umuyobozi mwiza, hakaba utuma batekereza neza, hakaba usetsa. Mbega ibyo ni ibintu umuntu agomba kugira. None uyu munsi wa none kumbwira ngo umutoza arahari, hari ibyo tubona ari gukina, hari n'ibyo tubona mbere none ngo uzanye umukinnyi n'umwataka aje kugutsindira bya bitego wabuze. Ikintu cya mbere wenda twagakwiye kuvuga, iyo linye yatake iraza isubize bya bibazo. Ikintu cya mbere dukwiye kuvuga, sibyo? Nubwo umutoza yagenda, dukwiye kureba, nubwo umutoza yagenda, baraza basubiza ibibazo byose. Ko APR yagombaga kurekirita abakinnyi barengeje urwego babandi bari bahari, kandi nibyo yakoze birebye kuko abahari abaje barusha urwego bari bahari, kugira ngo umenye. Ariko cya kibazo tugira ni imibare. Niba Gilbert Mugisha y'umukinnyi APR igenderaho kamaze gutsinda igitego kimwe, none umukinnyi yaje ntiyisange muri iyi systeme. Icyo ngicyo ngiye kugarukaho, sibyo? Mu Rwanda no muri Afurika amakipe menshi ntaga ajya ahereza abatoza ijambo ngo bigurire abakinnyi, sibyo? Ikipe ikunda umukinnyi ikabwira umutoza ati dore turagwaye toza, dore umukinnyi mutoza ubundi muzatsinda ibitego. Icyo kintu mu Rwanda dukora, sibyo? So iyo urebye Denis Omedi waje, sibyo, sezishize yatsinze ibitego 15 muri shampiyona. Gilbert yatsinze ibitego 10. Biragoye. Ari ibitego 10 yatsinda. Ariko nanone uretse gato ari ibitego 10 yatsinda. N'urugero mpaye. Nanjye ndakubwira kuri Mbawoma. Mbawoma se n'umukinnyi mwiza ariko yatsinze ibitego bingahe? Yari byaga ni kimwe na Anne Elija. Rero nabyo ni kimwe ntekereza. Aya ngaha rero ikintu gihari, sibyo? Biratandukanye. Kimwe mu bintu byabayeho ngiye nanumva ko ari bimwe mu bintu binica football ya hano. Hari umuntu twashwaniye kumbwira ngo sinzi twari turi guharangangamaga. Numva ni Man United yari imaze gusezera Arsenal. Abanza ni ibintu by'amagaju na APR. Sibyo? Hagati ntabwo nabyitayeho cyane, sibyo? Hagati umupira wo mu Rwanda biragoye kuzamenya ngo uzajya kumonga igihe kiniki. Urumva? Nawe arabati ngo kuri APR ngo turakubonye ibiki. Nyuma y'uko itsinzwe yashaka kumvuga iki? Kecyo kibazo tugira. Uranaliza iki? Izo data zo gukoresha analiza zirahari. Cyana zihari. Uburyo APR itsinzwe. Izo data urazifite. Yego mfite uburyo nyine wabirebye defense nabi yatsinzwe. Oya, hariya simbyita ku defanda nabi.
ese izo data wenda tuvuge ngo wabonye ikipe ngo yaherekanyije baro gutya ndetse gato ngo yaherekanye umupira gutya yakoze amatakire gutya attempt zari zingizi byagenze gutya urumva mu Rwanda izo data ntazo tugira izo data ntazo tugira ariko dore akantu gato niyo mpamvu rero kuvuga ngo uzabona umuntu akenshi nk'ubu twakoze iki kiganiro kugira ngo abakunzi ba APR Football Club banze bumve neza Darikonovic ko birashoboka cyane ko agomba kwirukanwa hakaza umutoza mushya ari kuvuga Beshika Torres Simba wari gutoza ikipe ya Jessica Biri akavugwa Miguel Gamondi nyuma yuko deal yo kujya muri Raja Casablanca yanze byose ni biri kuvuga abantu batavuga ngo ni ibintu konfurimye ni ibintu biri kuvugwa ariko APR Football Club kimwe ibintu yakosoye na attack katurebe ikintu kizakorwa y'ikibanuka sinye imyaka 2 na Ahmed basi imyaka 2 na Djibril Otaragiye gusa imyaka 2 Darikonovic we ntago abizi neza kazaguma muri APR ni ibintu atazi neza ntagomba gutegeza akareba ariko this time muri equipe ya APR Football Club ibyo bakoze amarecruitment bakoze bigendanye n'ikibazo equipe yari ifite cyane cyo busatiriza